Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mumeze muteze? Turaba. Nitwa Nyambo. Yego. Aba nari mbasuyeho gatoya ariko ari serivisi nabasabaga. Njyewe nyine ntuye ahantu bahinga imyaka. Nkaba narinje hano nkaba ndi gusaba amasoko yo kujya mbazanira imyaka. Rero sinzi ukuntu ngizeho mbona ufite ibitoki byiza ariko mbona ahantu mba nyine haba ibitoki byiza kurusha ibi ngibi. Boss. Bimeze bite se? Meze neza. Byagenze bite se uyu munsi kutaje ngo wireberemo? Actually urumva nyira ntabwo nakwinjira mu iduka kwinadana. Mbese wari gushopinga Queen yararimo? Urumva iyo ndi kumubona nyira urabizi ko nyira akanyamuneza kahita kazamuka. Ako se n'ubu nturava kwizima? N'ubu nturava kwizima ngo ureke Queen? Mureke? Mana mureka nkashaka. None se hari umuntu wamugutumye? Hari umuntu wamugutumye Queen? Namuna muntu n'ibyo mushaka. Uko bizi se kankubaza amazi n'umuriro byahura bigashoboka? None umuruva mu mazi. Ebura nubwo amazi n'umuriro ubona bitajya bihuza. Ariko buri umuriro uva mu mazi. Amazi ni ikintu gikomeye cyane. Buranda amazi Queen akabumuriro. Nakubeshye nk'iyo ndi kukuramba numva ndi kuntu wasariye Queen yabaye Queen ni wakinjira muri shop Queen adarimba numva nteye nk'agahinda. Queen afite umudespo. Queen afite umusore w'umudespo. Buretse ngubaze nkubwire. Nyuma staff zanjye kubone kumbwira. Queen ikibazo wahita ugenda nakubwiye. Ntago ngende wowe ndapire tu. Queen afite umusore w'umudespora. Bita James umusore mwiza. Oh yes. Rero sinzi impamvu bawirukanga inyuma y'umuyaga. Queen yabaye Queen wamuretse. Ikindi mbona njyewe najya nkuhera makeya sinzi wenda y'ibirangura ariko twabara nanjye nkajya nkuhera makeya kuyubiranguza kugira ngo nyine ndebe ko nafata isoko hano. Urashaka kugituzanira? Nshaka kujya mbazanira ibitoki, ibirayi ndetse n'ibindi bintu n'ibijumba ibindi bintu nyine mwakenera mwambwira. Ewe watuzanira kuri make na kibazo. Urumva njye tari buduhende kubera ko aho tubifatira byaterwa n'ibiciro waba uduhaye tukumva ko byaba bitandukanye n'iby'ahandi. Oya nta kibazo rwose niyo mpamvu nari ndi kubasaba amasoko ni njyewe rwose ikintu nabafasha niba mwaranguraga igitoki kwenda nko kuri 3 cyangwa kuri 4 ngenza njya mbakurira igiceri cy'ijana. Icyo giceri cy'ijana njyewe nyigomwe nyikureho niba mwafatiraga 4 ngiye mbibahere 3900. Noneho ngiye mbibazanire ndetse nanabibagereze hano. Ubituzane? Yego. Nta kibazo soko twariguha. Murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Noneho natwara nimero zanyu ku buryo noneho nzabahamagara iyo myaka niboneka icyo nashaka ni amasoko niyo yaburaga ubundi nkabibazanira. Yego. Muriraho byize. 078. Murakoze cyane. Ubwo noneho nzabahamagara nanjye noneho ndababibye kugira ngo muzabahamagare mumbaze n'ibitinda aho bigeze rwose. Kandi murakoze cyane nzishimira gukorana namwe kandi nanjye muzakunda serivisi yanjye ko ntago nzababangamira. Yego murakoze cyane. Kandi mubikunda muzambwire n'abandi bacuruzi bagenzi banyu ku buryo bizaba byiza cyane nkabona isoko rinini. Nzakubwirira n'abandi hari n'abandi hano hirya cyangwa se na hano imbere nzakurebera. Murakoze cyane. Imana. Uburyo uzanzanira uhita ubona abandi. Umva nzanajya nkongeza ahubwo. Sawa murakoze Imana ibahe umugisha. Yego. Umusore mu diaspora. Witwa James umusore mwiza. None hano nato mwahurira. Nahatariko. Ubwira ikintu. Umbwira ikizi? We tuvugisha ukuri.
uca bwitwa ejo tujye tubigisha ukuri kandi buca bucyana yandi mwagiye mwemere uri kubona wajya muri competition ngandebera wajyana Dawidi wa wundi uvugwa muri Bibiliya nivyo reka nkubwire ikintu buriya ndanaguhamagaye oya mbwira nta kibazo banza umbwire yavuga ngo amahirwe intwara ajya siyo y'agaca kandi ikindi ahazaza h'umuntu haratangaje cyane yarigiye uzi ukuntu kera twari dukora two tuzaba ba ministries cyangwa tukazaba ba presidents ubuse ntabwo uri muri alimentation ntabwo uvuga uzaba nk'umuntu ukomeye mu bwana bwawe ni wabaye byararangiriga wifata niyo nsubiza ko ngakugusa just ubiste se ni wabaye ntabwo niwe nabaye ariko njyewe nanjye nakuze numva wenda nzaba nk'umuntu buretse ariko njyewe amahirwe ndacyafite ndacyari muto igihe kiracyahari ndacyari muto ariko Queen uramwiruka nkaho Queen afite ubukwe Queen afite ubukwe ese n'ubwa mbere wumvishe n'abantu baraye bakoze umurenge igijoro bikabyuka ubukwe bwapfuye urabona wowe ubaye uri Queen wakanguye umusore James ugakurikira umusore umeze nkawe ukanga James ugakurikira umusore umeze nkawe reka mubwire katubiri kutazatungurwa tu nje nukunzi ko namara watu ko bizagenda kose wallahi uramuciga zamutsindira nje nawe cyane nzakigigira wallahi paka nditaya mama sufata wagiye ugabanya ibintu ntabwo byashoboka Queen ntabwo yiga mwahuze uraho neza umeze ute meze neza njye nitwa Nyambo nanjye ni Felix nkaba ndi umucuruzi hano muri iri duka w'ibiribwa bafite ibishyimbo imineke ibijumba n'imyumbati byose murabona ko bihari karibu actually ntabwo nari nje kugura yego ahubwo hari serivisi nari nje kubasaba nta kibazo twabafasha njyewe mfite imyaka myinshi itandukanye yego ibishyimbo ibigori ibitoki ibijumba nyine ibintu byinshi even n'ibihaza ndabona muri bicuruza inyungu n'inanasi byose twaba mfite myinshi nari ndi gushaka amasoko rero ni menshi kugusaba yego niba mwajya mundangurira imyaka nk'ibishyimbo nese mu busanzwe ibishyimbo bifatira kuri angahe ikiro ubona angahe kiro ni 700 niko tukigurisha tukaba tubifite amafaranga 500 okay none reka nkwereke kubera ko njyewe n'ubundi udasanzwe ungurira kugira ngo nyizere nuko bisobaye ko ngabanye nta kuntu njyewe wareka niba ubifatira 500 njye nkagukuriraho igiceri cy'ijana njye ukajya ubimfatira kuri 400 byaba ari byiza kuko biba bitworoheje tukagushakira hano bakira ku ruhande bakajya gufatira iyo myaka waba ugize neza wow none ikintu kibe gukora no gutwara nimero yawe hanyuma imyaka nkazayikuzanira n'uyikunda rwose uzabwire n'abandi bacuruzi ko ngira imyaka myiza cyane nta kibazo rwose reka mfate nimero yawe njye nzakuzanira imyaka kandi ndabizi ko uzayikunda rwose nzikora nta kibazo nimero yanjye ni iyo ngiyo murakoze cyane rwose ubwo nzaguhamagara imyaka ninjya kuyikuzanira kandi Imana ibaho umugisha ndetse wambariza n'abandi bacuruzi ko bose ntabwo nagenda manyuramo ukazambwira nawe urakoze waba udufashije urumva nawe ibintu bimaze guhenda waba utugiriye neza nta kibazo rwose murakoze umunsi mwiza Imana ibarinde nawe murakoze ntabwo twahuza Queen yaguye mu ijuru rito ababyeyi barabyemeye imiryango yarashimye uri kwirukanga inyuma y'umuyaga rero uzasanga iryo juru ritari njyewe wese uri James agiye azavaho umwana agakura agahu igihe azamukura agahu ukuntu yongeye nkahita nkaba Queen wacu ureba ngiye Queen buri ko ndi kurya ndamurota buri ko njyanye nkamurota nkajya koga nkamubona mu ibase y'amazi niyo ntwaye mbabona ntwaye muri Queen ibintu byose byabaye Queen urukumva n'isaha yitwa Queen turashizemo
niyo saha yitwa Queen Yeah. inkweto se yitwa Queen ipantaro se Queen ishati se Queen n'ingofero yitwa Queen n'imodoka ni Queen ya n'ibyo yaje gushopinga ni Queen byose ni Queen ni byose mbona muri Queen so rero icyo ushaka urajyaranira kandi cy'umutima ushatse amatagura ngo itaye byararangiye kandi nisubirire mu kazi nkugira inama agende wirukanga ku bandi bakobwa Queen we byararangiye ntawe uzabona dore do bankuroga James yamaze gufata byose byararangiye ntari gusa reka mubwire ikintu reka mubwire akantu kamwe utazatungura nungurwa se niki ikintu kinungura kari kubona ugaruka kureba Queen buri munsi waya baramukuroza cyabana mundoze imodoka ni Queen isaha ni nyire wowe utazatungurwa tu sibyo cyabaze urambabaye Karame. Unoza ko yafasha gute? Rakira gapi. Mandeka. Utararya ufite umushinga n'utuje kujya nahishije. Ntago nshonje. Karame. Ati Mandeka. ko wigunze se? Nahishije sha yishonje ufite umushinga. Ibyo nshaka. Niyo nawe urango. Yo nkukurumba nemeye nkareka kwahira inka yanjye no gutora inkwi. Naye yavangure kanteye kugira none uravuze ngo ntayo ushaka kubera iki se? Nse nimba na pete mfite ndabizi. Hatetse ibiryo biryoshye. Na pete mfite. Nona yicaye urukumbuzi rwa maye mama. Ukumbuze? Ukumbe ndese. Ukumbe nyambo? Ose ukumbe nyambo ntabwo urya mwana wawe. Numva no sinumva mfite pete. Nyambo ni utumurya. Wajya gute ukumbuye umuntu utari kumubona utanakuvugisha? Njya kwikarabira ngo reka. Nawe niwe wakoze amakosa ntago baramwemereye kujya Kigali rwose. Sena nakuze kumbe waje kwiyicarira. Dana hamba ndi kumva urubuga rw'umukino. Yewe iri zuba riradusaza neza neza. Yakaza none. Arashyushye. None umutuzo urahangaha mana yawe. Umva nta n'inyoni itamba. Haratuje nta rusako nyambo yagendeye ese turamuzi. Umva aho abana bagendeye rwose ni ikibazo. Umva nta n'ijwi wumva. Ahubwo subira ngo ryakwishe. Rwaserera se ubundi ntiyari yazanywe na kara gakobwa ngo ni nyambo. Aho kazi kakagera hano. Rindu ryari ndururwa niyo rirwirirwa ha. Uraruvuna mu eto nkarubwira nti ejo ntuzagaruke ukongera rukagaruka. Ntakigera nti nugaruka nzakudira nkagira ngo kirarakara. Ejo kikagaruka gishira. Nonoza abahungu nafataga bari guhengereza. Hano hantu twabazi byagenze bike. Ariko nyambo ni mwiza. Umurange ni mwiza pe. Nta kontu muri iki cyaro batahurura. Ariko nyagukutwa n'inkuba niyori. Mana niyori. Niyori niba nzamubamba. Niba niyori nzamugirira iki. Sha niyo mpamvu none ubundi no gutekereza nti icyampa nyambo akigumira mu mujyi. None kumwangira se ngende ise. Nose ubwo naza gasanga wanitse amahahara hano mu gatuza azabura ko wabaye. Nose nimba nari no museje usinzari. Nzaba mfite pete. Natetse ibintu ukunda. Nzamukumbura buri munsi.
What is it? Agasonga. Ndiba n'ikinono maze. Aba telefone. Tizubonesha umutwe. Ninde? Halo. Nyambo. Komera. Meze neza wowe umeze ute? Numva ko afite umushika. Nashikoye. Umeze ute se? Nari ngukumbuye nicara numva ntago nshaka kurya numva ibintu byose byahagaze numva n'umuntu nshaka mvugisha. Nagukumbuye cyane. Amakuru y'iminsi naho hari izuba ariko n'akavura kajya kazamo kamwe na kamwe gasa karaguye cyangwa ejo ntikagwe. Nzagira Imana akavura kishanzwe namwe kagwe. Izuba numva ritoroshye. Mama mbere Ngo mutima. 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 Mama arambye ngo mubwire ngo mutima. Oya, Nyambo, nuri ijambo rimwe. Ijambo rimwe. Karame, Nyambo, ni ijambo rimwe. Yayi nyambuye ngo nakureke nje ndi gukumbuye cyane urukumbuzo rushira. Nananze kurya nanjye kuzicwa n'inzara. Ngo neke bicu mu by'umuceri. Turashima Imana ejo nzajya gusenga. Nanyuma mbwira Imana igwa amafaranga uzi. Hazaga kimwe iki. Ariko se ubona ikibazo cyari gikomeye yari Niyori abandi Niyori nta kibazo cye. Araza umuntu akamutuma akaza akadufasha. Niyori ntacyo twaye buri. Ariko uzi ibisambo uzi birura biri i Kigali. Noneho yagiye mu menyo yabyo neza aho. Ariko azi kwikontorora ntiyabaye igihe kirekire se niyize yakagira ati yaje amahoro. Sigize ngo ibyo bintu we warwana nabyo ukabishobora. Havaho umwe haza undi havaho umwe haza undi havaho umwe. Noneho ikindi kibazo burya gukorana na Yves ahora agenda katakata. Bashobora no kumara umunsi wose ahari batabonanye cyangwa bakabona mu isaha imwe gusa. Ariko mugane nta nubwo baba bari kumwe amasaha yose. Ibirura biri i Kigali nanjye mbitekereje bintera ubwoba. Icyiza rega nuko Nyamba afite ubwenge. Afite ubwenge yarize ni umukobwa mwiza cyane afite ibintu guhitamo. Mva nkubwire. Ibirura biri hari. Yves nadacunga neza. Ashobora kuba yarazi ngo agiye kuba mufite ahubwo akaba ari bwamubura. Ahubwo ngiye mba numva icyiza no kwibera hano. Burya na Niyori nabandi bose iyo baje baza uhari cyangwa mpari agatinya n'icyo gitsura. Ukanyaga cyakora wa mugani Nyambo ni n'umwana. Yari nahangaha bari hafi yanjye wa mugani nkabasha no kumukontorora nkamenya icyo yakoze nkamenye ko yanariye byibuza. Ni nabo ba Niyori nabaza byibuze batinya n'igitsure cyacu. None Niyori kumwirukana wenda. Wa Niyori nta kintu atwaye rwose. Niyori umubwiye ati ntuzagaruke ubwo nuko bigenda. Ahubwo se usibye ko hano abantu bahatinya badutinya. Ugira ngo twagiye tubona aho tubakwiza abasore niyo mpamvu baba bahengereza ariko bakabirebera hanze. Ntabwo yaza komanga baza. Cyane Niyori rero nicyo kiba kiraho buri gihe gishinyika cyaratumenyereye. Ndagituka nkakibya ni nuga nigeze kukibwira ngo umunsi wagarutse nzagukubita nzagombanya uwo mutwe wawe nzagombanya n'urukuta. Kirarakara kiragenda. Ni bwakiye kikagaruka. Mama y'Imana cyane Niyori mbona ari igitamba kiraho nta kintu abatwaye. N'ikigiranga. Nanjye hano ari prise ngufitiye. Ari prise ngufitiye uzaza mite ngutungura. Ibyo.
sawa nta kibazo ubwo mamagare kandi ngiye nemera kuguhamagara sawa numva nabavye bagenda leta nguhamagara ngabwira mama ijambo rimwe Karame. sawa ubwo yari kubwiye wari mubwiye reka ngumye nkuyumvire none se nta kuntu wakora ibintu urimo uguma nkayibona kumva ngambwira basi ijambo rya nyuma wankumbuye ndagukunda usubiramo sawa sawa ntabwo kuri ijambo ryiza ndagukunda nambwiye ko abanje gushaka ko turi inshuti ariko nta kibazo upfa kuba mvugishije tujye kurya ariko niyo we tujye kurya numva shonje mbere kugira ngo tubiganire watangiye ugiye kugora nawe kandi nawe ari umukobwa wari kuvuga amagambo menshi mama urarondogora ndakuzi urarondogora uri umukobwa wanjye uri kuvuga ibintu byinshi ukajya kumubaza ibyaye ndashonje tujye kurya none umenye nk'ibiro bitatu by'isombe bijye bibare umenye nk'umutwe w'inka nagwate umutwe w'inka ati nabo twaye ariko reka nkubaze biramutse bibaye impamo ugashiduka nyamba kunze niyo wabigenza gute wabyitwaramo gute buriya abakobwa rero reka nkubwire ikintu utazi buriya umukobwa umuntu umuri ruhande umuntu umwereka akamwitaye umuntu umuba hafi utuma yishima aseka nuwo nguwo umutima wujyaho ntibigutangaze nyamba aramutse yikundiye niyori ibi tubifata nka hari ibintu bidasanzwe tukumira ibi ndi gukumira nona ugasanga muri umuntu wawe baramwanze n'amafaranga afite n'iki byose nabyita iki nyamara byabaho ntabwo bishoboka ariko buri ubona niyori ngiye mpora nkubwira nti niyori nta bwenge bwo gutwara nyambo yanjye uretse na nyambo n'umukobwa wari wese reka ngubwire ikintu cyatuma bitabaho ni kimwe iki cyonyine nuko nyambo mwizeye nuko nyambo atajya apfa gukoresha amarangamutima nyine afite ubwenge ndabyizeye ko atahe muhitamo nga mwembe ntugatekereze nk'abasazi ntabwo bishoboka ariko uratekereza reba ni ubuse niyori yagana niyori ubundi wari wamubona n'undi mukobwa uretse kubona nyamba akabona ni umuzungu umuntu uvuye i Kigali akaza agahurura nta kindi kintu niyori mwari bwamarane n'iminota 2 ngo muganireho niyori turaganira usibye kumubona yirukanka gusa ngewe inshuro zose yicaye aganira ubona ameze nk'umuntu w'umwana ubona atazi ibyo ubona ari ikintu kirara niyo twatega ngewe twatega abagabo ntacyo mwita ko nakazi kawe ahubwo se nyambaye abatekereza ibyo bya niyori nyagukubitwa n'inkuba tubireke tubireke rwose kuko nta nubwo sinoga ahubwo mbwira Yves se muravugana akakubwira ko i Kigali bimeze nyambo ndabona imibare yanze guhura sinzi ikibazo nimba uriya mutipa hari ibintu yacuruje ntabyandike sinzi ikibazo gihari byibuze nawe byanze guhura by the way se wowe byagenze bitambwira watinze uzengurutse nazengurutse nananiwe ariko urebye nyine nabonye nyine abantu bakeya nzajya nyine nzanira imyaka urumva none ubu ntabwo ndi gushaka ngo ab'imbuto gusa nyine ndi gushaka kubyagura none n'ab'imyaka nyine nkagira ute nkabazanira rero ndi kugenda ndeba nyine nabonye nyine abantu bakeya ariko naribi ese turacyafite iminsi ahangaha n'ejo uzagenda ubashake n'ejo ubundi wakongera ukagaruka ubushake Kigali yarahindutse imana yanjye imihanda yaguka buri munsi induka buri munsi abantu banyuranamo ahubwo wari umaze kuba umunyacyaro cyane amezi 2 3 iminsi ingana gutya bigenda kwera ibaze nyine kuba amaze amezi angana kuriya nazi Kigali nsanze ibintu byose byarahindutse muri ubu buryo cyakora amazu barayasenya buri munsi bakubaka yandi mashyashya kandi imihanda iyi zaba yego Kigali ni Kigali kabisa shanyambo none nanjye nananiwe twataha ndumva nta kindi kintu gisigaje gukora ngaho mu mujyi okay ntacyo nanjye humura rwose nabiri ko nyihutisha ko n'ubundi abandi bujye kurara nababwiye ko n'ubundi ndi bugereyo ntenzeho gato iki
kugenda nk'umuntu none mwatugiye kwagera reka ntago ndenga hano nuko kumana basira kamusasira ka ntabyo usasamo unse ko wivumbe n'undi iri nkaho twari tugiye kwagera tugiye kwicara hariya munsi y'akagati sumunza niki kwicara gusa ngo tuganire yego kumana sinzi ko tuje no kurya cyangwa se wenda ufitiye na prise yo kunyereka ko nyamba yaje prise ni ibiki prise se kakunda ukumbura umuntu nyine yaza ugatuma yeka mutungura nanjye kuje kunungura nkabona nyamba ariko rize none ngiye ubwimbwira ibyo bya nyamba ubwo ngiye najya ngo tuganire nyine tureba hakurya iri akayaga kasi katukubita tureba nyine nkayo kwa kundi cyara twajyaga wandekuye shose gagira umushiyo uziki uri umukobwa mbangira ngo baguteye inda yoga natwe tubizutese twita se umuhungu aratwita ngatega nkubwire muzanye hano ngo tuganire niyo mpamvu nanze ko papa yaza akadutuka byayindi byiwe cyane mama wawe nawe njya banashihura mpamvu muzanye uramfatiranye umufatiranye gute ntabwo mubwiye ngo numwereka ahantu tujya se umufatiranye gute simpuzanye ahantu baragufunga wowe kuzana umwana w'abandi ukamuzana ahantu muri kwe mwenyine uruhinja rwacu muri bebe ntabwo yumfunge ushobora ntitse cyo gare mpamvu ni wowe wanjye kari kubunkoraho we hebada ndataga nkubwire basi sibyo n'undi rero akari agakobwa wizeye ugaha urukundo urwo rukundo iyo urumva maze nanjye kuba inzobe ako wari ufashe urakari agakobwa none kagiye i Kigali urangira inzobe ngo handi hantu ujya kurara mbona bigutunguye se nyambara gushoboka nisi waruzi mbese ntabwo uza mu rugo njyewe nzi kurara mu nzu yawe Jesus Christ nyamba ko ibintu bimeze mfite ibyumba bibiri mfite icyumba cya nyakageni n'icyumba cy'abashyitsi rero sinzi impamvu wajya kurara ahandi hantu ntazi ukuntu umeze ntazi umutekano wawe even niba ufite ibyumba bitanu ntabwo bishoboka ufite se narara mu nzu imwe n'umuhungu nyambo ntabwo tujya mu cyumba kimwe umva nkubwire yive umura rwose ntabwo ari abandi bantu uri gutekereza ngo wasanga ari umuhungu ngo cyangwa iki ni abana twiganaga n'ubundi before yuko nza hariya mu cyaro rero bo barumva bahise bakomeza ubuzima ari ni Kigali bafite ghetto nibo tugiye kubana ntabwo ugiye kujya muri ghetto z'abantu nazi inshuti yanjye ese ubwo umutekano wumeze ni abantu twabanye imyaka n'imyaniko n'ubundi ndi kwiga ndabazi rero n'ubundi ase ubundi ubwo gute watekerezaga ko njye naza kubana nawe muri ghetto bitwaye iki turabavandimwe siko wambwiye uzi nimufata nka bro wawe kuki wumva tutaje niko mufata ariko wese umfata nka sister wawe by the way rero nta mpamvu nuko mfite yo kuba nazi kurara mu nzu wawe ubwo urabizi kandi ubigire ikibazo turabanza tujyane amenye mbone gutaha Ive nta kibazo hari icyo bitwaye ikigaragara cyo ntabwo nyizeye siko utanyizera ikintu nizeye ni umutekano wawe ariko basubira nakubonye ugezeyo ntatuzi ase ubundi kuri kuntu mvura bigeze ikibazo igihe nari ndi kwiga kutaje ngo ureba aho ndi kubana nawe nibyo ndi none ubu narasoje ndi mukuru nzi icyo gukora nakifatira umwanzuro nibwo wibutse kuza okay nyambo hari ikintu ariko nibura ubu ngubu ndika wemere nk'ite hari ikintu urukundo utarazamo no come on emera nk'iteho bigaragara mbese ubwo ugize ikibazo nabwira iki Jojo Ive nabwira iki gahima Jojo wikitwaza girlfriend wawe I know you so rero nta kibazo rwose niba wumva utabyizeye utananyizeye wumva hari abandi bantu ugiye kujyamo twino tujyane nta kibazo nanamenye ko ari abakobwa ngiye kuba ndi kumwe nabo utazagira udasinziriye ariko nyambo ndababaye ntabwo nabare nawe ibitekerezaho igihe kitarenze icyumweru genda guriya mufata abakobwa bisiga nawe ubinzobe niba inzobe zankunda se uzahita uzana amabara uhita uba nk'ijini ushobora ujini ubugira kabiri ahubwo tega nkubwire uzi ukuntu kiriya gikara gihenze uzi ko i Kigali kubera abakobwa i Kigali gusa baba baritukuje njye nyiri i Kigali nubwo ubona nyine ubundi icyo rana nyiri i Kigali ko nari ntarabyana nkiri gato nahitaga ko ngo mbega akana kagakara keza kandi urabibisetse uze ngarewe none tega nkubwire rero sibyo kandi tuganira ibintu biri seri ndumva natekanye kanashye kandi waba umbabaje nimba nkuzanya hano ngo njyewe naremeye kugushimisha njyewe nagutembereza nkakugeza ahangaha kandi wowe utembereje ngaranembere ubu hano no kunembereza njyewe ndumva umwana kwa papa agenda tuzana irindazi na supadipe turayitobera mutuma aguzana igazi eshatu za fanta
nje banzureke turabinywa no mara kunyemerera nje kubimfatarana birahenze nyine banza uri gutuma ncinya umukunzi wanjye umukunzi wari ku mukunzi wa nyabaki uriya mukobwa yagiye Kigali ntabwo duseka ibyo dukora byose ntabwo duseka nyine uriya mukobwa yagiye Kigali kandi nazagaruka nyumva kandi ibintu byose mbabwira nuko ngukunda uriya mukobwa reba amaze iminsi ngahe se yakubwira ngo agiye gushaka azari tagaruka uriya azagenda mara umwaka 2-3 uzashiduka arabaye nka mukamusa nandi twagiye twumva muri karanyuza avuga ngo amaze imyaka zamara imyaka 100 nzamutegereza ukimutegereje njyewe mari sisezerano twahanye isezerano ariko nyabaki yakuresha ako kiri umwana mu ubushaka ncinya umuntu nabwiye ko nzamutegereza kareba kandi uzabyicuza ibintu mba ndi kukubwira nk'ubu ngubu hano mu cyaro haje umusore w'inkonkobotsi akagukungubukana n'icyo ushaka kandi urabona undi guseba ukajya kwishima kandi wababara ukagenda ukabwira papa ngo papa mute ngo mutesi ngo bamutwaye kandi ngo nanjye ngo namukunda nuko nigirishaga wabimbwiye hakiri kare rebaka think about that igihe sister wanjye yakumva ngo ndikubana n'umuhungu mu nzu cyangwa abakobwa twiganye utari musaza wanjye nk'uko wabyivugiye none bazi ko nako tubireke okay fine reka tugende turatega kampu turatega moto ese wakataje ko kushaka ko tujyana yes waretse tukabona n'ejo mu gitondo sibwo nasinzira bigakunda ngize ko uri nge wasinzira ngaho tugende none ngirene okay iyi mibare ndakomeza nikorere no mu rugo wakoze imibare ya bintu byawe utazahomba ukareka kunyishika usundi wakize ibyo ndi kukubwira kara abakobwa tugiye kuba turi kumwe nabo okay ijambo ryawe ndaryubashye erega yive ugomba kunyizera ariko make sure ko mu gitondo tuza guhura umura mu gitondo n'ubundi ndaza kandi unyere kutanyizeye oya nakwizeye cyangwa manze mbahamagare byumve ko ariho ngiye ntabwo uri ngombwa nakwizeye ariko mu gitondo tubone nshaka no kuguherekeza kujya kureba mu isoko Nyabugogo banze wangane n'ibyakuzanye nawe ndabona bitakoroheye n'imibare yagucanze kandi bibiritse rero n'ukuri mbwira urabona ndi guseka mba njya basi ndeye ko wagaruka we wakera twasikaga ko mumuna bitari kuza waretse uriya mukobwa tukabana koko mushinga si mushingeho ego tumva nanatekanye ngerekana itahire uyabanze unsubize uravana ari uko unsubije njyewe kamwerurire wandekuye okay ngo basi reka kumva kunera ikirungurira di nje ndibijumba buryo mutari nkubwira kandi usigaye utukana man bishire mu matwi yawe yuko njyewe nyambo nzamutegereza paka tuvuze paka twavana tukagira icyangugu tukagata Gisenyi tukongera tukagaruka Rubavu nirivuga paka imyaka 1000 mutegereje ibihumbi se bazamara imyaka 1000 bingahe 3 mu nzozi nyabirose ntago nabirose ntago narose ko nzapfa nyuma y'abandi bose reka nk'icyumweru n'abataragaruka uzahita wemera tubane inde uri kunega iminsi kandi niyo sura ibintu byose mambwira n'ukubera ko mba ngufitiye imwe kandi nanagukunda neyimu nanga ko azakubabaza ukaba nk'umusazi nyine mu magambo make neyimu ngewe rigura mukobwa iri kukubeshya yamaze uza abakobwa b'i Kigali ariko ukuntu babeshya niyo waretse tukaganira bino bintu ntabyo nganira nawe nge ndigendeye niyo ntize hano shingukaho baba shira Sumana noneho kuko njye maze kubirambirwa niyori yarananiye papa nawe no kwirirwa nesha umutwe ngo nigwandike ngo mushyire ibere mba nashyizeho amata gusunza amufatisha turiyo ukuntu yirukanka wajyana n'umuntu asize inyuma shamana papa njye ibintu byo kwigwandika ndabirambiwe